Hello guys! Guhaye ikaze muri iki gitondo mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, aho tugiye kuganira ku bintu bitatu utagomba kuvanga n'indimu. Ndabizi neza ko abantu benshi indimu murayikunda, mukunda kuyikoresha. Ariko ibintu ngiye kukuganiriza nyamuneka uramenye ntuzabyongere rwose, ntuzongere kubikora nimba wajyaga unabikora. Ikaze rero. Ni muganga Theophile muri kuganira mu kiganiro Rengera Ubuzima kuri channel yacu Miss Theoni nk'ibisanzwe. Ntangira rero kambanze nkwifurize kumererwa neza, nkwifurize kugurwa neza, kugira amagara mazima kandi mbifurize ishya n'ihirwe mu byo mukora byose. Nyamuneka muhahe muronke uyu munsi mu byo muri bujyemo byose. Abantu benshi rero bakunda indimu, bakunda kuyikoresha, baba bayikoresha mu kwivura, haba ari abakunda impumuro yayo, haba hari abakunda uburyohe bwayo. Ariko kandi hari abantu bayikoresha mu buryo budakwiriye, badasobanukiwe neza ko indimu hari ibintu ushobora kuyihuza nayo bikaguteza ingorane zikomeye cyane ku buzima bwawe. Uyu munsi rero nibyo tugiye kureba kugira ngo ubutaha ntuzongere kujya ubikora. Mu ndimu dusangamo vitamine C nyinshi cyane, tugasangamo n'izindi vitamine zitandukanye, ariko kandi hari ibyo bishobora guhura nabyo bigakora uburozi aho kugira ngo bikore umuti wo gufasha ubuzima bwawe. Reka tubyiteho rero tubirebe, ubutaha ntuzongere kujya ubikora, ahubwo ujye umenya uburyo ugomba kwitwararika. Ikintu cya mbere utagomba guhuza n'indimu ni amata. Buriya mu ndimu habamo acide citrique nyinshi cyane. Mu mata hakabamo proteine nyinshi cyane. Iyo ufashe iri acide citrique ukayivanga na proteine iri mu mata, biragenda bigahita bicagagurika, ngira ngo mujye mubona amata yapfuye kuntu acagagurika, amazi akajya uruhande rumwe n'ibindi bintu by'ibibumbe bikagenda bikajya uruhande rumwe. Ibyo bibumbe rero niyo wariye indimu ugakoresha n'amata niko bigenda. Biragenda bigacikagurika, ibibumbe bikajya uruhande rumwe n'amazi akajya uruhande rumwe. Ibyo bintu biteza ibibazo bikomeye cyane mu gifu. Rimwe na rimwe usanga abantu bari kubabara mu nda, abandi ugasanga bafite isereri, abandi hari n'abagira ibibazo byo kurwara impiswi. Aka kanya rero nimba wajya kubikora, ntuzongere kuvanga indimu n'amata, kuko bishobora guteza ubuzima bwawe ibibazo bikomeye, kuko bishobora kuguteza ingorane, rimwe na rimwe bikaba byaguteza n'urupfu. Byitondere rero, icyo ugomba kumenya ni uko amata atavangwa n'indimu kuko bikora uburozi bwangiza igifu. Ikintu cya kabiri utagomba kuvanga n'indimu ni imiti, iyo twita antibiotique cyangwa se imiti y'abantu barwaye umutima. Heart medicine. Vuga ngo nimba ufatiye imiti y'abantu barwaye umutima cyangwa se wagiye kwa muganga bakakwandikira antibiotique, nyamuneka irinde kuzivanga n'indimu, ubanze unywe imiti nishira uzongera ukoreshe indimu. Cyangwa se niba mu gitondo wanyweye imiti, gerageza indimu uze kuyifata mu yandi masaha atambutse. Dore impamvu ibi bintu bitagomba kuvangwa. Mu ndimu cyangwa se amapera nayo ntabwo ari meza, habamo ibinyabutabire byitwa flavonoide. Ibi binyabutabire bibamo nk'icyitwa nalgene n'icyitwa bergamote. Ibi ngibi bibangamira cyane imikorere y'indimu. Hahandi ka kamaro indimu yari bukore, hahandi n'imiti ibyo yari bumare mu mubiri byose habura igikorwa, ahubwo buri kimwe kikabangamirwa. Aha rero niho bigoye cyane, kuko benshi banyweye imiti ya antibiotique cyangwa iy'umutima bagakoresha n'indimu, ya miti iragenda ikajya ahantu ikaharyama ntishwanyagurike. Uko kudashwanyagurika rero ngo umwijima ubashe kuyiyungurira cyangwa se ubashe gukuramo ibijya gufasha ku ndwara n'ibindi bisohoka by'imyanda, ibi biteza ibibazo by'umutima. Ugasanga umuntu ashobora kugira ikibazo gikomeye cyane cy'umutima akaba yanapfa. Abandi ugasanga umuntu ashobora kugira ikibazo cy'umwijima, umwijima ukananirwa kuyungurura ibyo uyungurura. Kandi murabizi ko umwijima ni urugingo rudasimburwa, umwijima ni uruganda dutunze mu mubiri wacu, nirwo ruganda dufite rudufasha
gusohora iby'imyanda no kwinjiza ibifite akamaro ku mubiri wacu. Iyo rugize ikibazo rero niho uzasanga umubiri wose wahuye n'ingorane, rimwe na rimwe ugasanga bigeza abantu no ku rupfu. Reka tubyitondere rero, nimba wakuye imiti kwa muganga, banza ukoreshe imiti yo kwa muganga uyirangize uzongere ukoreshe indimu. Ibi bintu abantu benshi ntabwo baba babizi, ariko noneho guhera aka kanya urabisobanukiwe, guhera aka kanya urabyumvishe, ntuzongere kubikora. Gerageza ahubwo iki kiganiro ugisangize n'abandi, ugisangize inshuti zawe, nazo ntizizongere kubikora. Kandi umuntu byabayeho anyandikire muri komenti, byibuze atanga ubuhamya abuhe n'abandi babashe kubyumva. Ntabwo indimu ivangwa n'imiti, ntabwo indimu ivangwa n'amata, mwumvishe ko bikora uburozi mu mubiri. Ikintu cya gatatu rero utagomba kuvanga n'indimu nibyo twita iron rich food. Bivuga ngo ni ibiryo bikungahaye ku butare ari byo nka feri. Nubwo indimu ishobora gufasha kwinjiza ibyuma cyangwa se ibyo binyabutabire, ubwo butare mu mubiri, ariko kandi hari ibyo utagomba kuvanga nayo, urugero nka kafeyine cyangwa se ibikungahaye kuri calcium. Impamvu utagomba kuvanga indimu n'ibikungahaye kuri calcium cyangwa se kafeyine, nuko iyo bigiye bikivanga bihagarika imikorere ya bwa butare mu mubiri. Ni ukuvuga ngo umubiri hari uburyo wo ukora, bwa butare n'ubwo koko bushobora kwangiza umubiri, ikagenda ikabugabanya ubukana mu mubiri, mu mwijima hakinjiramo ibifite akamaro, no mu mubiri hakajyamo ibifite akamaro biri buze kugufasha. Iyo rero wavanze na kafeyine cyangwa se ibikungahaye kuri calcium, bituma ka kamaro cyangwa se ya reaction itabaho. Ibi rero bishobora guteza ingorane ku mubiri wawe, cyane cyane ku mwijima, kuko umwijima niwo uyungurura iyi miti tuba twanyweye. Nyamabwira ko hari abantu benshi bajya banywa imiti myinshi y'ibyatsi, umwijima ukangirika. Bo bakibwira ko bari kwivura indwara, ariko kuko batazi urugero rw'imiti bari kunywa uko ingana, bikagenda bikangiza umwijima. Reka nizere ko mwebwe abantu munkurikira, inshuti zanjye, abakunzi banjye kuri channel yacu Miss Theoni, aya makosa mutazongera kuyakora. Iki kiganiro cyarengera ubuzima, kanizere ko kibagirira akamaro, kandi inama mwungukiye ahangaha mugenda mukazishyira mu bikorwa, ubuzima bukarushaho kugenda neza. Nshuti yanjye rero, nimba wari umukunzi w'indimu, nimba indimu yakuryoheraga, nimba indimu yaguhumuriraga neza, nimba indimu hari byinshi yafashaga ku buzima bwawe, niyo mpamvu ugomba gusobanukirwa ibyo ugomba kuyivanga nayo n'ibyo utagomba kuvanga n'indimu, kugira ngo hato ejo utazagira ingorane zikomeye ku buzima. Ndahamya neza ko ubuzima bwawe ari ubwawe koko, ariko hari ibintu utayobora mu buzima bwawe, n'imikorere yabwo ntabwo uyiyobora. Hari ibyo uwuhereza, hari ibyo witaho, ariko imikorere y'umubiri ntabwo uyiyobora. Kuba utayiyobora rero, niyo mpamvu ugomba gusobanukirwa, ese imikorere y'umubiri wanjye nayifasha gute? Nakora iki ngo umubiri wanjye urusheho kumera neza? Ni ibiki nemerewe, ni ibihe ntemerewe? Ibyo bintu iyo umaze kubihuza neza ukabisobanukirwa, ubuzima burushaho kugenda neza. Nibyo mbifuriza rero abankurikiye, mbifuriza kumererwa neza, mbifuriza kugubwa neza, kugira ubuzima buzira indwara, kandi nkabibutsa ko igihe warwaye wikomeza kumva ko ibintu biri buze koroha, kandi ibyo bintu utazi ibyo ari byo, utazi aho biherereye, utazi ikiri kuberayo. Mu gihe rero utakizi, jya kwa muganga bagufashe, aho bishoboka bakurebere impamvu y'ibyo bintu, kandi ujyeyo hakiri kare. Uko utinda kujya kwivuza, niko indwara yongera ubukana, niko ugira ibibazo bikomeye mu buzima, niko uhura n'ingorane zikomeye, no gukosorwa bizagorana. Jya kwa muganga hakiri kare, bagufashe, bakosora ibibazo umubiri uri kugira ku gihe, hanyuma ubuzima burusheho kugenda neza. Nkomeze mbifurize kugubwa neza, kugira amagara mazima, kugira ishya n'ihirwe mu byo mukora, kandi mbashimira ko mubana nanjye. Ni ukuri biranshimisha kubona iyo mbonye abantu baje gukurikira ikiganiro kivuga ku buzima. Mpita nizera ko mu minsi iri imbere hari igihe tuzaca ukubiri n'indwara, abantu tukabaho tumeze neza, nta bubabare, nta ngorane z'ubuzima, tutuje dutekanye. Mukomeze mubane nanjye rero, dukomeze twige byinshi, dukomeze dusobanukirwe, twongere duhure no mu kiganiro kindi ndi kubategurira, kandi nacyo cyiza kivuga ku buzima. Bye.